Nizere ko umeze neza wowe twigana buri munsi, twigana amasomo menshi atandukanye. Uyu munsi tugiye kwiga uburyo nawe wabasha kwikorera logo nk'iyi ngiyi imeze gutya kandi isa neza nk'iyi ngiyi muri kureba. Ngwino twigane nkwereke uburyo nayikozemo, nawe ujye ubasha kwikoreramo logo mu buryo bworoshye bidasabye ngo ujye kwishyura abantu babigukorera, nawe ujye ubasha kubyikorera muri buno buryo busa neza. Wowe uje bwa mbere kuri ino channel uhawe ikaze, gusa ntiwibagirwe gukora subscribe. Nawe usanzweho ikaze urarihorana subscribe, nizere ko utigeze wibagirwa kuyikora. Reka dusangire rero uburyo nayikozemo nawe ubashe kuyikoramo. Mbere na mbere urahita uza hano muri Illustrator, ufungure Illustrator yawe. Illustrator yawe ni gutya ifunguka. Illustrator yawe ikimara gufunguka, ikintu hano uhita ukora, urahita uza hano handitse new file, ahangaha ukandeho, utegereze nushaka kuyihitiramo iyi ngiyi ino size wemeze gutya. Tuza wemeze hano paper yacu ni gutya ifunguka, urupapuro rwacu rufunguka gutya. Ahasigaye rero hano tugiye gutangira gukora logo yacu. Urahita uza hano ukande hano, uhita uza kuri kano ko hasi, kano nurangiza uhita uza utangire uce iyi mirongo ya gutya, iyi mirongo imeze gutya. Nizere ko turi kugendana gutya. Urabona ko making sure ko ugororotse kandi ukore karekare, nurangiza ukore muremure gutya. Nurangiza uhite uza hano, tuza ukande hano, uhite uza ukimara kugakora gutya, uhita uza ufate kano kantu gutya, uhita uza ufate alt uyikande uyigumisheho, uhita uza gutya ugaterure gutya, usigemo umwanya utari munini nk'uyu nguyu gutya. Nizere ko turi kugendana uyu mwanya gutya, uyu ni sawa. Noneho hano ukimara kuwukora, ikintu uhita ukora, urahita ufata control ufate D, ukume uselecting gutya nyine ugeze ahantu bitewe naho ushaka kuza kugarukiriza. Ako twebwe nidushaka reka tuyigire nini gutya. Ahasigaye hano uhita uza hano ufatemo dukeya, hano uhita ufatemo dukeya nushaka ugarukiriza hano. Ahangaha uhite ukora control C, uhita ukora control V. Urabona ko duhise twikoramo copy. Nurangiza uhita uza hano mu nguni hano ukagire gutya, uyihindukize gutya. Nizere ko turi kugendana nta kintu na kimwe kiri kugucika. Numara kwihindukiza gutya, uhita uza utangire ukurure hano gutya, ku buryo nyine bihura, ugasoreshe n'aha naho ukurure gutya, uringanizamo gutya, making sure ko karimo neza gutya. Urahita uza ubwo ufate ukande hano n'ubundi right click, uhita uza uhitemo ino ya cycle. Ino ushobora gukoresha inyuguti ya R, niyo shortcut yayo, uyikandeho gutya. Hano rero ikintu uhita ukora, urafata shift uyigumisheho, ugume uyifashe, nurangiza utangire uce ikiziga cya gutya, wafashe shift ariko wayigumishijeho. Hano rero nurangiza ikintu hano uhita ukora, urahita uza n'ubundi hano wongera ukurure gutya. Urabona ko irimo neza cyane hano gutya, birimo neza. Noneho hano ukimara kugashyiramo gutya, hano ikintu uhita ukora, urareba neza ko karimo neza gutya, karimo neza, making sure ko hano hasi n'aha hejuru birimo neza gutya, karimo gutya, nta kibazo na kimwe gafite. None ikintu hano uhita ukora, urahita ufata ino cycle wari umaze gukora, ukore control C, utongera ukore control V. Urabona dore ngo ngiyi yahise yikora indi. Urahita uza muri kano kantu karimo hagati kano, ugakandemo ugafate gutya, uyimanuremo hano, utangire sasa rero ufate shift uyigumisheho, utangire uyigabanye nyine. Ntago yo biri bube bingana, ntago biri bube bingana nyine. Uragumanure gutya. Unagiza making sure iyo ugiye gukurura ufata shift, utaza kwibagirwa kuyifata bigahita bipfa.
mboni dushake turekere hano gutya. Wowe gusa we nujya gukora logo yawe uzabikora neza nyine, ngende kuyigisha, turimo turihuta kuko ntabwo dushaka ko video yacu iri ndende. Gusa nkwibutsa gukora subscribe, unanyandikire muri comment n'ikindi kintu wumva ushaka naza kwigisha n'uburyo uri kubonamo iyi video turi kwiga. Bo hano rero iyo urangije gukora rero reba ikintu hano kurikizaho, urahita uza kuri no tool iyi ngiyi, nizere kuri kuyireba iyi tool iyi ngiyi ya gutya, iyi uyikandeho gutya. None iyi tool hano ikintu igufasha, iradufasha guselectinga, ariko mbere y'uko uyikandaho urabanza ukande kuri no yo hejuru, iyi uhita ukora control A uziselectinge zose gutya. Ikintu hano rero ujye wafata ya tools yacu iyi ngiyi uyikandeho gutya. Sasa iyi tool ikintu idufasha gushushanya ahantu hose tugiye gushushanya uko nyine turiwe tuyimeze. Iyi logo rero tugiye gukora ubanze ubimenye. Mbere na mbere kugira umenye neza ikintu tugiye gukora muri no logo, inyuguti yacu ya G, inyuguti yacu hano muri no logo yacu turakeneramo inyuguti eshatu. Turakeneramo inyuguti ya G, dukeneramo inyuguti ya H n'inyuguti ya S. Inyuguti ya G ni G yo kuri G white, inyuguti ya H ni yo muri white nyine niyo kuri white, ndetse na S isobanura studio. Reka dutangire tuzishushanye hano ni nko kuzishushanya. Hano rero ikintu duhita dukora dukurikizaho hano, tuhita tuza ahangaha gutya, nizere ko turi kugendana. Uratuza ufate hano ukore zoom, ukore control plus uzominge kugira ngo ubu hareba neza. Hano rero urahita uza hano gutya, uyifate gutya, utangire uselectinge gutya hano gutya. None uhituza uselectinge gutya, uhituza n'ubundi gutya, umakinga sure ko nta kantu na kamwe wasigaje utafashe, kutuntu twose uri kugenda udufata turi muri no cycle yacu gutya. Nibwo bagenda basa nk'abashushanya nyine gutya. Turi gukora inyuguti ya G, nizere ko turi kugendana. Ikikunanira unyandikire muri comment ndagufasha, kandi ndetse muri description harimo namba zanjye, wananyandikira kuri WhatsApp icyakunaniye nkaba nagufasha nta kibazo na kimwe. Hano reba ikintu sasa hano gutya, urabona inyuguti yacu ya G turayirangije. Inyuguti yacu ya G ni gutya ibimeze, G irarangiye. Tugiye gukora H. Sasa rero H yo ntago igoranye, H yo nko kumanura uyu murongo gutya. Guys, mbibutsa gukora subscribe, ntimuze kwibagirwa kuyikora gutya. Hano naho uhituza umanuremo indi line ya kabiri, indi line ya kabiri gutya. Hano irimo, none tugatuza tugashyiramo gutya. Urabona inyuguti ya H yacu nayo turayirangije neza cyane. Hano rero ikintu tugiye gukurikizaho ino nyuguti yacu ya S. S rero yacu kugira ngo bigire creativity bibe biryoshye, irasa nka S icuramye. Reba uburyo tugiye kwikoramo. Tureta tuza hano ahangaha gutya, tuzamuremo gutya. Making sure ko gutya irimo neza gutya. Sasa rero nitugera ahangaha hano turetse tuza dutambike gutya nyine nk'abantu bari gukora nyine inyuguti yacu ya S, kwa kundi inyuguti yacu ya S nyine uzi ibimeze. Nurangiza hano uhita wongera uze umanure gutya, umanure naho hasi gutya. Nurangiza nyine uze utambike nyine gutya. Urabona nitugira gutya inyuguti yacu ya S nayo irahita yikora gutya icuramye. Urabona logo yacu ko iri kugenda iba neza. Hano hari akantu tutaba tutafashe, uragaruka inyuma n'ubundi ukongera ukagaselectinga gutya. Urabona inyuguti yacu ya S yacu tumaze kuyikora kandi irasa neza mu buryo bwiza. Hano reba rero ikintu hano itukurikizaho. Hano naho hari utwo tutafashe
sasa sorry ntabwo twose turadufata neza twose. Ahangaha gutya hano making sure ko kose gutya wagafashemo gutya. Reba rero sasa rero iyo urangije kudufata twose, hano ikintu uhita ukurikizaho, uhita uza ugafata iyi ngiyi yonyine gutya yonyine. Urabona ko gutya yonyine gutya ndayifashe G yonyine. Ugahita uza hano rero nino H yacu ugafata shift ukagumishaho, ugakanda no kuri H nayo urabona ko nayise selecting. Ugahita ukagumishaho ugafata shift ukagumishaho, ugafata nino C yacu nayo ukagumishaho, ugatwara control C ni nko kuzikopi control C. Asigaye rero hano ugahita uza hano ugakora control all byose ugasiba. Wamara gusiba ugahita ukora control V gutyo. Urabona ko bise bigaruka ya manuza twagenderagaho yose twayakuyemo. Hano rero hano ikintu itukurikizaho, urahita uza rubundi hano kuri cycle yacu, tuze hano dushyiremo cycle izenguruka hano inyuma gutya, ariko ukamakinga sure ko stroke ari yo yonyine isigayeho gutya, ukayizana ukakongera kuko gutya ndi kubona ari gato. Kongera gutya. Reba rero hano ikintu itukora rero, urahita uza uselecting izi ngizi zino zirimo hagati, zino nyuguti zacu twakoze gutya. Urabona gutya ni gutya, sorry gutya byose birimo. Urahita ufata inyuguti ya mbere, ufate shift ufate ya kabiri, ukande shift ufate ya gatatu. Hano rero ikintu itukurikiza, urakora control urakanda right click, uhita uza ukande hano group, ubigire group. Izi nyuguti zirimo hano hagati zibe group. Hano rero ikintu hano kigiye gukurikiraho, urahita uza hano handitse property, hano muri property ukande hano kuri zino nyuguti zacu twagize group. Hano reba rero ikintu hano tugiye gukurikizaho, urahita uza umanure hano hasi ahangaha, urahita uza ukande hano kuri kano akangaka gutya. Aha niho hagati na hagati gutya. Nurangiza uhita uza ukande no kuri ino yacu, iyi ngiyi ino cycle yacu iri inyuma, nayo ukande kuri akano gutya. Nurangiza uhita uza ukandeho gutya. Nurangiza tuza kuri izi nyuguti zacu nazo ukandeho gutya. Urabona ko zigiyemo hagati na hagati neza cyane. Hano rero ikintu uri bitukora rero, numara gukanda kuri ino ntuzacu, urahita uza hano wongere stroke yayo reka tuyishyire ku 10 ndiyo ryiza gutya. Urabona logo yacu ni gutya ikorwamo. Ubu nibwo buryo bwiza ukoramo logo yawe ikaba imeze neza gutya, nibwo ibirangiye. Ikintu hano rero uhita ukora, urahita uza hano uyisaving, uhita uza hano export as, ukandeho gutya. Hano rero uyita izina, ngiye nayise logo rimwe gutya. Numara kubikandaho umakinga sure ahantu iri, ngiye nayishyize kuri desktop, ukandeho gutya, uhite wemeza ukore okay gutya. Urahita ujya kuri desktop yawe uhita isanga. None rero tugiye kwihereza yakara, urahita uze muri Photoshop yawe ugomba kuba ufite ino text effect, ino ntuza yacu, ino kara ubashyira ku marugo. Nyandikira kuri WhatsApp, muri description harimo namba zanjye, nyiguhereze kuri WhatsApp ino kara bashyira ku marugo akabasa neza. Nyandikira kuri WhatsApp, muri description y'iyo video uri kureba harimo namba zanjye ndetse nyiguhereza. Reba rero hano ikintu uhita ukanda hano ahangaha right click gutya. Urabona hano harimo amagambo, uhita uyafunga, ugahita uza ukifatira ino ya mbere, ugahita uza kuri desktop handi hariyo ya logo yacu tumaze gukora. Kuri desktop handi ari ya logo yacu dore ngiyi, ugahita uyiterura hano ukayizana hano muri Photoshop, ugahita uyizana ukayitereka mu hano tumaze gukora. Ugahita uza hano ukayigabanya nyine, ukayiringaniza, ukayihereza uko ushaka gutya. Hano nihiri. None hano rero ikintu itukurikiza, itukora control S
ugategereza, dore ngiyi logo yacu ihita yikora neza, igahita yishyiramo mu buryo bwiza gusa neza. Niba rero video igufashije ntubure gukora subscribe kandi ndetse unanyandikire muri comment ikindi kintu ubona nakwigisha, ndetse ushobora no kunyandikira n'uburyo iyi video uyibonye. Gusa like yawe ni ingenzi, ntiwibagirwe kuyikora kandi murakoze cyane, we tujyanye kuri no musozo. Ciao ciao.